gusarura no guhunika ibitunguru. Guhinga ibitunguru ni uburyo bwiza bwo kwinjiza amafaranga. Ariko nyuma yo gusarura, ibitunguru bikunze kugurishwa ku giciro gito kubera ubwinshi bwabyo ku isoko. Kugira ngo bagurishe neza, abahinzi bategereza ko igiciro kizamuka. Ibi bivuze ko bagomba kurinda ibitunguru byabo kubora mu gihe biri mu buhunikiro. Mbere twagumishaga ibitunguru hasi mu cyumba gihehereye, ariko iyo bimaze igihe ahantu nk'aho bitangira kubora. Mu by'ukuri, ibitunguru bishobora kubikwa amezi menshi mu gihe ari by'ubwoko bwiza, byabonye ifumbire ihagije, byasaruwe, byumye, kandi byahunitswe neza. Reka tubanze turebe igitera ibitunguru kubora mu gihe biri mu bubiko. Ibitunguru bishobora kubora bihunitswe kubera mikorobe zinjiramo. Izi mikorobe zishobora kwinjira zinyuze aho igitunguru cyasadutse, ariko inyinshi zinjirira ku nkondo irangaye. Niba inkondo ari nini, ubwo irarangaye. Udukoko twahinjirira tugahinguka ku mutima w'igitunguru. Rero, iyo ukase amababi akiri mabisi ukabika ibitunguru, inkondo igira igikomere kinini kirangaye, hanyuma mikorobe zikinjiramo bikabora. Mikorobe zikenera ubushyuhe n'ubukonje kugira ngo zikure. Zishobora gukwirakwira mu bitunguru biboze zikanduza n'ibikiri bizima. Niba ushaka guhunika ibitunguru byawe, hitamo ubwoko bwiza. Ubwoko bufata igihe kinini kugira ngo bukure bunahunikwa igihe kirekire. Iyo hari ubwoko bushya bugezweho iwanyu, buhinga ahantu hato kugira ngo ubashe kumenya ibyo wabika igihe kirekire bisaruwe. Unarebye ibitunguru mu murima, ushobora kumenya ubushobozi bwo guhunikwa ku bwoko runaka. Niba ubonye umurima aho ibitunguru byeze kandi bikaba bidafite amababi ahagaze, baza nyirabyo aho yakuye ubwo bwoko kuko ni bwiza. Ariko niba igitunguru gifite amababi y'icyatsi gihagaze ukagitema, inkondo ntiyifunga. Hazazamo umwenge, hanyuma igitunguru gitangire kubora. Usibye ubwoko bw'ibitunguru, uburyo bwo gufumbira ubutaka bugira uruhare ku bushobozi bwo guhunikwa kwabyo. Ntugatinde gushyiraho ifumbire yayire kuko bituma ibitunguru bisaduka, byahunikwa bikabora. Imborera y'amatungo n'ibihingwa bizafasha ibitunguru byawe gukura, ndetse n'igihe bihunitse. Iyo dukoresha amatotoro y'inkoko, ibitunguru ntibihora byoroshye mu gihe bihunitse. Ariko iyo ukoresha ifumbire mvaruganda, igitunguru ntikibikika igihe kandi gitangira kubora. Inusa Awini wo mu majyaruguru ya Ghana amaze imyaka irenga 40 mu gutunganya ibitunguru. Amezi 2 mbere yo gusarura, Inusa ntakoresha ifumbire mvaruganda, ahubwo aminjagira ivu mu bitunguru kugira ngo rikomeze ibishishwa, noneho bibe byakwanikwa n'igihe kirekire. Iyo nshaka guhunika ibitunguru byanjye, nshyiramo ifumbire hakiri kare. Nshobora guhunika ibitunguru gusa iyo ifumbire yarangije gukora, mu gihe bitagifite ifumbire mvaruganda. Igitunguru kiba cyeze neza
Iyo kimwe cya gatatu cy'amababi cyahindutse umuhondo agahunguka, ushobora kuzinga andi mababi kugira ngo bibuze umushongi kuzamuka kandi bitume byuma. Ibi bifunga inkondo z'igitunguru kandi bikabuza mikorobe kwinjira. Muri iki gihe ugomba guhagarika kuhira kugira ngo ureke ibitunguru bitangire kuma. Ubirekere mu butaka ibindi byumweru 2 kugira ngo ibijumba byacyo bikomere kandi byumuke. Mu gihe cy'izuba, Inusa yavumbuye indi tekinike yo kunoza imihunikire y'ibitunguru. Wa bigla tunam ningu no vada dano koba usisla. Iyo ibitunguru bimaze gukura ntwikira amababi yumye nkayuhira rimwe mu cyumweru. Ibi bituma hehera, uzabona ko ubutaka buzabutose ariko amababi y'ibitunguru hejuru azuma. Ibijumba ntibizatwika n'izuba kuko babitwikiriwe n'ubutaka. Ushobora kubika ibitunguru mu murima kugeza ibijumba bikomeye uko ubishaka kandi bizakuramo amazi yose ava mu mababi. Bizaba binini kandi bibikike neza. Onok vada ku musa le bere. Sarura ibitunguru witonze kugira ngo utabikomeretsa. Shyira ibitunguru byasaruwe ahantu hari igicucu kugira ngo ukate amababi. Ntukaronge ibitunguru kuraho ibishishwa niba ushaka kubibika. Kuramo ibitunguru byose byaboze. Ntabwo ari byiza kuvanga ibitunguru biboze n'ibitunguru bizima. Iyo ibizima bihuye n'amazi ava mu biboze nabyo bitangira kubora. Toranya ibitunguru byose byangiritse n'ibifite inkondo nini. Ibi ntibishobora kubikwa. Ibyiza ni ukubirya cyangwa kubigurisha hakiri kare. Reka ibitunguru byumire mu gicucu byibuze iminsi mike mbere yo kubibika. Inkondo bakase iruma kandi ibijumba biba birimo amazi maze birushaho gukomera kandi bibikwe igihe kirekire. Isabukari yumisha ibitunguru bye hanze mu gicucu mu byumweru 4 mbere yo kubibika. Iyi nkondo y'igitunguru itangiye kwisatura, tumenya ko gikuze kandi kiteguye gusarurwa. Kata inkondo zumye hanyuma usanze ibitunguru hano hagera umwuka. Iyi mizi yose imaze gukamuka, ukata imizi mbere yo kubishyira mu bubiko. Uzabona ko ibitunguru bitazangirika. Muri Kenya, abahinzi basanze ibitunguru ahantu hashyushye kandi hari umwuka bakabitwikiriza ishuka yoroshye ikoze mu ipamba. Ibi birinda ibitunguru gutwikwa n'izuba kandi umwuka ubigeraho neza. Babihindura rimwe ku munsi kugira ngo bibashe kumira rimwe. Ibitunguru byumye bihunikwa ahantu hakonje, humutse kandi hagera umwuka. Ntuzigere ubika ibitunguru mu mifuka ifunze kuko izamo ubukonje, kandi ntukabisanze hasi kuko bishobora kwangirika. Umwuka ugomba gutembera hose mu bitunguru. Ifashishe ibyo ufite hafi yawe byose, urugero amatafari n'imbaho, kugira ngo ubake agatanda. Twikiriza imisambi cyangwa ingeri z'ibiti kugira ngo ubike ibitunguru byawe. Genzura neza ko ibitunguru bitegereye inkuta kugira ngo bidakonja. Iyo urundanyije ibitunguru byegeranye cyane, bishobora gukonja kandi bikangirika.
Isa n'inshuti ze bakora ikigega gakondo gisa n'igitebo kinini gikozwe mu biti. Ushobora guhunikamo ibihumbi n'ibihumbi by'ibiro by'ibitunguru. Bacyubaka mu gicucu cy'ibiti kuko ibitunguru bibikwa neza ahantu hari amafu. Kugira ngo umwuka ukwire hose, umusingi wubakwa kuri 1/2 cya metero uturutse hasi. Koresha insinga uzirika inkingi kugira ngo zitagwa kubera uburemere bw'ibitunguru. Kugira ngo yirinde ko imvura igera mu bitunguru, Isa akoresha imisambi 2 kugira ngo abitwikire. Ibitunguru byumye neza nibyo dushyira mu kigega. Ukora igisenge kuri metero hejuru y'imisambi kugira ngo birinde imvura. Ama fyatin ka woni sigbol yo ko fneka zila wosa yintan ananya. Iyo ikirere gishyushye cyane ku buryo utabasha kuryamamo imbere, nzamuza inkoni igisenge cy'umutiba kugira ngo umwuka mwiza winjiremo kandi ibitunguru ntibibore. Pemsem la basar fana ka pemsen kan ka albasala pamer takar ka opok pora. Bamwe mu bahinzi bakoze ibigega kabuhariwe mu ibumba. Inkuta zose uko ari enye bazishyiraho ibitobore by'uruziga kuri buri gice cya metero kugira ngo byorohereze umwuka kwinjiramo. Bakoramo ibitanda bigerekeranye byo gusanzaho ibitunguru. Genzura ibitunguru buri gihe. Ujugunye ibyaboze byose cyangwa bitangiye kumera. Noneho reka dusubiremo ibyo twize. Menya ubwoko bw'ibitunguru biboneka aho uherereye bishobora kubikwa igihe kirekire. Hagarika gukoresha ifumbire ya ire amezi 2 mbere yo gusarura. Guhera icyo gihe shyiramo potassium cyangwa ivu ry'inkwi kugira ngo ibitunguru bishobore kubikwa igihe kirekire. Iyo 1/3 cy'amababi aguye, asigaye urayahina ukanahagarika kuvomera. Shyira ibitunguru hasi mu byumweru 2. Ntukomeretse ibitunguru mu gihe ubisarura. Robanura ibitunguru byangiritse cyangwa biboze. Anika ibitunguru byiza ahantu hari igicucu mu minsi mike. Bika ibitunguru ahantu hahehereye, humutse kandi hari umwuka. Ntuzigere ubika ibitunguru hasi. Genzura ikigega kenshi hanyuma ukuremo ibitunguru biboze. Ukurikije izi ntambwe, ushobora kubika ibitunguru byawe amezi menshi no kubigurisha mu gihe igiciro cyazamutse.